So nyuma baransobanuriye kandi ndabyumva kandi ntago ari byo birori bya nyuma haracyari ibindi. Ibyo twe abo kuri social media twitaga ibibazo ntabwo ari ibibazo rwose, ndetse ibyo twitaga urwango ntabwo ari urwango, ahubwo nk'uko bo ba nyirabyo babyivugiye bavuze ko ari ibibazo by'akazi, ibibazo by'imiryango ku mpande zose bari bagiye bagira. Turavuga ku kuba Mickey Aga, Aisha, Jojo n'abandi benshi batandukanye bataritabiriye umurenge wa Nyambo. Bose batumiwe n'abanyamakuru batandukanye babazwa ibibazo ati se haba hari ikibazo kiri hagati yanyu? Bo rwose basubije ati turi inshuti nta kibazo dufitanye. Ndetse rwose icyo twitaga ikibazo cyo kudatumirana byagaragaye ko iki kibazo rwose nta gihari. Bana natwe muri iyi video dore ko ari na video ngufi maze usobanukirwe icyajyaga imbere hagati yabo. Yarampamagaye yahise antumira arambwira ati hari umurenge uzaboneke. Nkuko mubyumviye uyu Jojo Nyambo yaramutumiye rwose ku buryo bweruye, ndetse icyarenzeho Nyambo n'umugabo we Richard baraje rwose baraza n'amaguru yabo batumira uyu Jojo. Mbibutsa ko bari babanje kumutumira kuri phone ariko barengaho baraza n'amaguru yabo ari babiri baza kumwitumirira live. Ku ruhande rwa Jojo bivugwa ko ku munsi Nyambo n'umugabo we Richard bajyaga mu murenge gusezerana we yahise ahura n'ibindi bibazo ku rundi ruhande, ariko ibyo bibazo akaba ari ibijyanye n'akazi ndetse n'umuryango byatumye atitabira. Gusa ubwo yavuganaga n'umunyamakuru byagaragaraga ko yendaga kurira kuko atitabiriye uyu murenge wa Nyambo. Mwereke se uko nari kwambara. Wari wateguye n'ikanzu? Njye nari nateguye n'ikanzu ngomba kwambara kandi nari kuba ahubwo reka mubaze niba nari kuba mbereye. Umunyamakuru yari yabanje kumubwira ati ntabwo byose twabivuga imbere ya kamera, ariko ushobora kutwereka icyatumye utaritabiriye umurenge wa Nyambo. Uyu Jojo yahise amwereka ko yarabyiteguye rwose azana n'ikanzu yari kuzambara acikirizaho. Gusa we ku ruhande rwe icyo yatwerekaga nuko nta kibazo bari bafitanye. Ku rundi ruhande naho kwa Aga na Mickey bavuze ko rwose nta kibazo bafitanye. Cyatumye duhera kuri Jojo tukaza kuri Mickey ndetse tugakomeza nuko turwera ku bantu begeranye cyane n'uyu Nyambo, naho bagaragaje ko rwose nta kibazo bari bafitanye kandi batumiwe. Nta kibazo njye mfitanye n'umuntu wari we. Mwibutsa ko turi kureba inshuti za Nyambo zatumiwe ariko ntizitabire kubera ibibazo bitunguranye zagize. Ibyo bibazo zikaba zarabigize ku munsi Nyambo yagiye mu murenge, kandi rwose mbibutsa ko ibyo bitangarije bo ubwabo nta kibazo bafitanye rwose, ni inshuti kandi inshuti nziza. Ku rundi ruhande naho yari yatumiwe ariko agaragaza ko hari ibindi bibazo by'ibyago yagize mu muryango bituma atitabira uyu murenge wa Nyambo. Gusa nk'uko mubyumviye rwose nta kibazo bafitanye. Unyemerere gato tubanze tugaragaze uko ibi byose byatangiye kugira ngo uyu munsi tube turi kubikoraho inkuru. Ubwo Nyambo bateguraga kumuterera ivi yatangaje ko rwose atarabizi ukuntu bamuteguriye kumuterera ivi, akaba ariyo mpamvu atatumiye inshuti ze izi zose turi kugenda tubona zititabiriye cyangwa se zitahageze ubwo bamutereraga ivi n'ubwo ajyaga mu murenge. Yazisobanuyeho avuga ko umugabo we Richard ari wateguye iki kirori ariyo mpamvu atabatumiye kuko we atarabazi. Gusa hari ukuntu nabonye abakunzi babo bibajije uburyo umugabo wa Nyambo atazi inshuti ze birabayobera. Nyuma yaho ibyo Nyambo yabitangarije avuga ko rwose atarabizi ko nabagiye kumuterera ivi ngo bamwambike impeta. Hasohotse andi makuru agaragaza ko bababajwe n'uburyo byagiye kuri social media ubwo bamwambikaga impeta. Aya makuru yagaragazaga ko Richard na Nyambo bari bateguye gukora ibirori byabo bwihishwa. Umuntu wabahemukiye n'uwafashe ifoto na video bijya hagaragara, ariko bari bateguye ko byose bazabikora bwihishwa. Ngira ngo nkuko ndi kubivuga ndi kuvuga ngo bari bateguye kubikora bwihishwa. Ngira ngo nimba natekereza ari byo wumvishe bwihishwa y'iki ntango uburyayi bituritse ibintu biraturitse uje kunyexcuseaho. Ubwo rero izi video amafoto byafatwaga bikajya hanze nibwo Nyambo yisobanuye nk'uko twabyumvishe twese. Gusa ba nyirabyo bamwe mu batarahageze baje kubimenya birabababaza cyane, ndetse nyuma yaho Nyambo na Richard baza kubatumira, ariko umwe mu bagabo bakunze kwituriza cyane batagaragara kenshi kuri social media witwa Aga, uyu akaba avuga ko ukura kuvuga rwose nta cyamubuza kuvuga ukuri, yaje kuvuga aka kajambo. Ikibazo no kuba bari kubeshya nakubwiye ntabwo njya mibyarya yuda ukomeze ibirori byawe. Ubundi mbibutsa ko iyi video nta kindi kintu twongeramo ahubwo iragaragaza ibyavuzwe nabo n'uburyo bo ubwabo bitwaye. Ntabwo Aisha, Irene ndetse n'abandi batandukanye bari baza kuri social media ngo bagaragaze icyatumye batitabira uyu murenge wa Nyambo. Ubwo bo ntabwo tubavuga. Gusa kimwe mu byiza Nyambo yagaragaje ni iki ngiki: basabye imbabazi umuryango wa Richard dusabye imbabazi duciye bugufi mutubabarire
mbibutsa ko bose bagiye bagaragaza ati nta kibazo dufitanye, ndetse na Nyambo yabigaragaje ati nta kibazo rwose bafitanye. Gusa sinzi impamvu asabye abantu imbabazi badafitanye ikibazo ahubwo ari inshuti zikomeye cyane. Mbibutsa ko twabonye ko Jojo yari yadodesheje ikanzu nziza yari kuzambara mu murenge wa Nyambo. Mickey yari yagiye azenguruka kuri social media ahantu hatandukanye agaragaza ko azitabira uyu murenge wa Nyambo. Sabe n'abandi batandukanye, Irene na Aisha nabo bari bagiye bagaragaza ko bazitabira uyu murenge wa Nyambo. Ku munsi uyu Nyambo ajya mu murenge byagaragaye ko bose bagize ibibazo bitandukanye, hari abarwaye, hari abagize ibibazo ku kazi, ibibazo byinshi bitandukanye nyine bishobora kuza nawe ukabibona ko ari ibibazo bije. Gusa munyemerere icyatumye ibi bibazo biza nyibabwire noneho. Nyambo n'umugabo we Richard bateguye gukora ibirori byabo mu ibanga rikomeye cyane. Nyuma yaho mubo bari bizeye bari batumiye habonekamo Kidobya afata video ayisakaza kuri social media ari yanjye twabonye. Nyuma yaho Nyambo ahita ategura akantu ko kuyobya intekerezo ko kuvuga ngo ntiyarabizi, bahita barenza bahita bitumirishwa aba bandi ngo bazaze mu murenge. Aba bandi nabo bari kwitegura kuzajya mu murenge bahita bavumbura ukuri ko ari uburyarya ariko baryarya ko bateguye ibintu byabo kubikora mu ibanga bikabaturikana bikajya ahagaragara aribyo Aga yavugaga. Noneho aba bandi babimenya bakanga kwihoma ku bantu kuko n'ubundi byagaragaraga ko kubashaka ari gake rwose. Kanizere ko noneho ibi bisobanukiwe neza. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Iyi ni video yagaragazaga ko nta kibazo rwose Nyambo, Mickey, Jojo, Aisha, Irene, Sabe n'abandi bose batandukanye nta kibazo bafitanye rwose, ahubwo ari inshuti zikomeye cyane. Njye nitwa Juro Olivier, Imana ibarinde.